reka ngusubize wowe ubana natwe umunsi kundi ngufurize umugisha w'Imana, kwifurize amahoro amahirwe atuwe kuri Nyagasani umwami Imana. Imana rero ikugirire neza uyu munsi none turi kuri Urembo TV. Ni channel ivuga iyobokamana, ni channel ivuga ijambo ry'Imana, ivuga umuryango kandi ikavuga n'iterambere ry'umuntu wari we wese. Rero uyu munsi none ndashaka tuze tuganire na mwarimu Silas, akaba ari nawe muyobozi wayo, ariko kandi inyuma ya kamera muri kumwe na Pastor Shimimana Jean Marie Vianney cyangwa se Pastor Shimiye Biramagije, nkaba nyobora channel yitwa Humura Program TV. Uyu munsi none ariko tuje kuganira, reka maze sabe mwarimu abaza dusuze. Mwari karame Moro Imana bani nawe namwe muhorane nayo, ndetse n'abarkumva mbifurije amahoro y'Imana. Mbese muraho murakoma, muraho na amahoro. Uwiteka Imana bishimire cyane. umeze uteze? Ndashima Imana irandinze, ntabwo ndwaye, ndi muzima kandi ndashima Imana. Ndabona wambaye neza. Urakoze cyane. Ni ngombwa. Cyangwa umwasalama nawe? Umwasalama. Kare salama rero abantu barikumva kuko tubakunda. Muramenye salama ntabwo ikemewe. Salama abantu bose bari kurira kumva bayinyweye, babagize gute? Abantu bose bafite ibibazo, abari baranguye. Mbese abantu bose barimo kurira. Babogoshe. Abari kurira rero bayinyweye ni mwihangane, hari ibindi binyobwa byujuje ubuziranenge leta yemera, byasuzumwe, kandi n'abandi bumva barayinyweye tujuje ubuziranenge ni muhumure. Imana turabasengera, Imana turarize izo mbaraga mu izina rya Yesu Kristo ziravaho. Uwiteka arahari kugira ngo bagire neza. Arahari rwose. Hanyuma reka manze mbwire abantu baje ari ubwa mbere hano ku Rurembo kugira ngo bakore subscribe. Kora subscribe, kora like, kora share ikiganiro rwose, kandi Imana iguhe umugisha. Mwari karame mu gitondo iyo ubyutse ukora iki? Mu gitondo iyo mbyutse nshima Imana. Bwa mbere mu mitekerereze yanjye hazamo gushima Imana, gasenga. Namara gusenga birumvikana mbagiye hanze, nkoga, nkajya muri douche nkoga, kandi ngakomeza activity zisanzwe. Ariko nabyo bikwiriye, kuko uzasanga abantu benshi, kandi turi gukora ikiganiro uyu munsi wa none, ugasanga abantu benshi babyuka kare, akabyuka saa 11 afata telefone akayirebamo, agasohoka ahubwo amasaha yo gusenga amurangirana yiruka nkajya mu kazi. Abantu kwiye kujya babyuka mu gitondo gusenga. Gusenga ni ibintu byinshi ngo biragize imbaraga z'Imana, birukana umwuka wa Satani kabisa rwose, birakwiye. Hanyuma uyu munsi rero ndashaka tuganire ku kiganiro kivuga ngo umuryango inshuti, umuryango n'abaturanyi, umuryango n'abana, umuryango muri rusange, umuryango n'abakwe, umuryango n'abuzukuru, siko biri, umuryango n'imibereho myiza ya rubanda. Iyo wumvise umuryango icyambere wumva iki? Ndashaka gusobanurira abo bantu, kuko hari umuntu wumva umuryango akumva inzu, kumva etage, akumva. Murakoze cyane Pastor, kandi ndagushimiye kubw'icyo kibazo umbajije. Ubundi iyo numvise umuryango, kandi ngira ngo n'abandi batari basobanukiye nk'uko bivuze basobanukirwe kurushaho, nuko ngiye numvise umuryango bwa mbere, nanone ikinyimarika mu bwenge, numva Imana. Numva Imana gute? Imana niyo yaremye umuryango. Rega ubundi umuryango ukwiye no kubimenya. Burya cyane nk'abantu ubukwe ni pipinieri, ni umushinga w'Imana. Rero numva Imana, cyo nicyo cya mbere, kandi ngahita ko numva umugabo n'umugore. Umuryango rero ni umugabo n'umugore, ni abantu Imana ihuje nk'umugabo n'umugore. Hanyuma mu kuba umugabo n'umugore, Imana iyo bagize umugisha, kuko ari nabo bidakunda, irabagura, bakabyara, bakaguka, bagashyingira, nk'uko bivuze ngo umukwe, abana bivuzeho gatoya. Rero umuryango uraguka,
bigafata ku nshuti, ku baturanyi, uko umuryango ugenda waguka. Ariko mbere na mbere umuryango ejo bundi aranabajije abantu ubundi ngo umugore ni iki? Meaning y'umugore ni iki? Zikuntu bashubije ngo umugore ngo wabyaye. None ejo utarabyaye we ni ya umugore. Hari ushobora kumara imyaka 3 atarabyara kandi ari umugore. Hari ushobora kumara imyaka ingahe 10 atarabyara kandi ari umugore, ariko finaroma akazabyara cyangwa se nyine bikanga. Ariko se batabaye umugore, umugore ni warongoka. kandi reka duhumurize umuntu utaribaruka n'izina rya Yesu Kristo muri kiganiro rwose. Reka bahabwe umugisha n'Imana muri iki kiganiro. Turategetse nona rwose, kora kunda yawe wizere imbaraga z'Imana, hanyuma bikubere uko wizeye. Hanyuma ni gute rero umuntu yahuza? Urumva amfete umuntu wenda tuvuge umuntu avuka Rusizi, sibyo? Cyangwa se avuka Igicumbi, ashatse umugore w'Ikarongi cyangwa se wo mu Mutara, banyumva neza, cyangwa w'Ibugande, cyangwa se umuntu aba muri Amerika ashatse umugore w'i Kigali, siko biri? Yaramenyera kuba wenyine. Hanyuma agiye kure mu muryango wa mugore ufite bene wabo, uyu nawe afite bene wabo. Anze umva ikibazo ngiye kubaza uyo ngisubize. Cya kabiri afite inshuti, urumva? Umugore ugiye gushaka afite inshuti, nawe ubwawe ufite inshuti. Urumva uwo muntu baje ari babiri ariko bagiye guhura n'abantu barenga nka 50. Aba bantu umuryango ukwiye kubana bo gute? Urakoze cyane, umajije ikibazo cyiza, ariko ntavuga ko cyoroshye. Ntago navuga ko cyoroshye kuko ni ikibazo gikora nyine kuri societe muri rusange. Rero navuze ngo umuryango watangijwe n'Imana, nkuko nabivuze umuryango ni umugore ni umugabo Imana ihuje. Nk'ubwo buryo rero buryo ashobora kubana n'abo bantu bose nk'uwo muryango nibwo ngiye kuvugaho. Icyambere, weho mugabo nawe mugore Imana ihuje, ni mwebwe ba mbere bafondateri b'umuryango. Imana irawutangije. Niba iwutangije rero, buri wese birumvikana bafite inshuti ku giti cya buri wese. Yaba ari umugabo yari afite inshuti babana nazo, yaba ari umudamu nawe afite inshuti babanaga nazo, kandi afite abavandimwe nkuko tubyumvise, afite abavandimwe n'undi afite abavandimwe. Abo bantu rero kugira ngo mu bamanaginge biragenda uti? Cyambere mugomba kumenyana nyine hagati y'umugabo n'umugore, baba bakwiye kumenyana, ukamenya uti izi nshuti zifite, kuko hari inshuti nziza hakaba n'inshuti mbi. Kandi nanone hari abavandimwe muvukana kandi nabo barakenewe mu muryango, bakaba ari abavandimwe bafite imico itaza guhuza n'indangagaciro z'urugo rwanyu. Mubanze mumenye intego y'urugo rwanyu ni iyihe, papasi yanyu ni iyihe. Intego y'urugo rwanyu muri babiri, umugabo n'umugore, mugomba kumenya intego yanyu, icyo mukunda ndetse n'icyo mwanga. Ibyo ngibyo bizabafasha kumanaginga bavandimwe muvukana, bizabafasha kumanaginga baturanyi, bizabafasha kumanaginga bari hafi cyangwa kure mu muryango. Ibyo niba mwiyemeje hagati yawe mugabo nawe mugore, banza umenye ngo umugore wawe akunda iki. Nawe mugore banza umenye ngo umugabo wawe akunda iki. Numara kubimenya mukabisezerana, ntabwo uzabangamirwa n'inshuti z'umugore wawe. Kuko urabanza umufate, nanone ugomba kumugirira icyizere gikomeye. Kugirirana icyizere. Nimumara kugirirana icyizere, umugore akakugirira icyizere, murabanza mwubake ubushuti mbere y'ibindi byose. Mubanze mwubake ubushuti hagati yawe n'umugore. Buri impamvu muri umugabo n'umugore, ahubwo y'ubushuti bubuze aba ari ikibazo gikomeye. Ariko reka tuvuge ko buhari ubwo bushuti. Niba koko mufitanye ubushuti n'umugabo n'umugore, nk'umugabo n'umugore mukaba mufitanye ubushuti, mugirirane icyizere. Nimugirirane icyizere,
hanyuma musezerane neza ati twege izi nshuti ntituzishaka mu rugo mu muryango, ntituzishaka mu rugo rwacu. Izi nshuti zifite karagiteri zinizi, zifite ibimenyetso bishobora kugaragaza ko byasenya umubano wawe hagati yawe n'umugore. Izo nshuti muziganireho, muziganireho uburyo izi ngizi zadusenyera. Kuzimenya ubwabyo ni ibintu bikomeye kuzimenya. Niba umugore afite inshuti ukabona ifite imico mibi, burya imico mibi irigaragaza. Imico mibi n'imico myiza irigaragaza. Nkuko mu Kinyarwanda haba abantu b'inyangamugayo n'abantu b'inkundamugayo. Hari inyangamugayo igira ibiyiranga, irangwa n'ibikorwa byiza. Inkundamugayo nayo igira ibiyiranga n'ibikorwa bibi. Niba iyo nshuti kuko mufite ubwenge, iyo nshuti mubona ifite imico mibi, ikunda umugayo, iyo ngiyo se mukwiye kubana mu buhe buryo? Irabasenyera. Kabiri, abo bantu nabo mugomba kubana. Murabana ute rero? Murabana mw'ubwo buryo nyine mwayimenye, mugomba no kuyitaza. Mugomba kugenda muyihungaho gake gake. Murayihunga mu kuyinjiza mu byanyu cyane. Wena ntimumwereka ko mumwanze, ahubwo muragenda mugerageza kuyihindura. Muragenda musa nk'aho muhunga gahoro cyangwa se mumuhindure mumufashe. Yakwanga mumufashe. Iyo yanze rwose nta mpamvu agufitiye ihe nyungu bundi. Iyo yanze yakunaniye uruhare rwawe, nuko ugomba kumumurikira umuco ukurimo. Urarekera. Ikindi nanone reka nkumoze ku bantu tudakunda tugomba nabo kubana, kandi koko ntabwo tugomba kubareka. None se niba ari umubyeyi wawe, niba ari umuvandimwe wawe, ni muramukaze undi ni muramuwe, uramushyira hehe ko mukwiye kubana? Uramurekera, biragenda uti? Rero umugambi w'Imana, hari ijambo rivuga ngo umugabo cyangwa umugore uzasiga so na nyoko, ugende kubana n'uwo mwakundanye ndetse mubana akaramata. Uko ijambo ry'Imana ribivuga. Rero niba usize so na nyoko, ubasize ute? Urambwira ko ubasize uti? Rero kubasiga nta wundi buryo tubasigamo. Wenda kiri aho ngaho, yego, ari ibintu rimwe na rimwe ntabwo ari benshi, ariko niba ku kigero cya 3%, yego, 3%, ubwo urumva 97 ntabwo bari mu 3%. Usanga bakunda cyane, ako ni ku bagore. 3% usanga bakunda imiryango yiwabo, siko biri. Ugasanga nanone baneteraliza imiryango iwabo w'umugabo ashatsemo. Ugasanga ko wenda ashaka ko bari umuntu aribo baza mubishyura amashuri, aga nashake ko wenda bari umuntu w'umugabo baza mu amashuri nayo mu babishyurira. Ibyo bintu urugo rukwiye kubana bo gute? Urakoze cyane, ni ikibazo cyiza nacyo. Urumva mu muntu bundi habamo kwikunda, wese akumva kwizirikana ubwe. Ariko abantu turi kuvugana birashoboka ko yaba ari abakristo cyangwa se atari n'abakristo, bose ni umuryango muri rusange, umuryango mugari mu ngeri zose. Rero uko umugabo n'umugore bakwiye kubana cyangwa no kwitwara hagati, kuko ni imiryango ibiri ihuye, iyo miryango ibiri ikwiye no guhuza cyane. Ikwiye no guhuza. Utanze urugero, ugenda ushyira ku kigero runaka ku ijana, bibarirwa ku ijana, ariko usanga ku ruhande rwa famiye y'umugore cyangwa y'umugabo ugasanga habeho kwikunda ku ruhande rw'umugore. Ariko siko bikwiye kumera, yaba ari no ku mugabo wenda, ariko bikwiye kugenda. Niba koko mukundana, ntabwo bagomba kubaho kwikunda. Ikintu cyose, yaba ari ubufasha bubonetse mukwiye gufasha iwabo w'umugore, ku bantu bakeneye ubwo bufasha kandi mubufite, mugomba kuba muri abantu babisezeranye, mukabigigaho mwembi, buri wese akagira uruhare rwe nuko abyumva. Noneho bibaye byiza mukaba biri ibintu biri mu bwumvikane, kuko iyo mutabyumvikanye hakabaho kwikunda kuri umwe, icyo gihe biteza amakimbirane. Urugo ruba rutangiye rugana muri kwinjirirwa n'umwuka w'intege nkeya wo kuba byagera naho urugo rubasenyukana kandi byahiriye ku kantu gato. Rero weho mudamu nyumva cyangwa umugabo unyumva, ukwiriye kwirinda kwikunda cyane, kwishyira imbere cyane,
ahubwo mukwiriye guteza imbere ibiganiro hagati yanyu kugira ngo mubashe guhuza kuri cya kintu mubona kiri ngombwa. Niba ari ukeneye ubufasha mubanze mubyigeho mubiganireho, icyo gihe murabona igisubizo gikwiriye bikabarinda n'ejo hazaza amakimbirane aturutse kuri ibyo ngibyo. Hanyuma iyo byabaye gutyo hakorwa iki? Iyo byabaye gutyo nanone bikaba byabaye gutyo habayeho ko umudamu avuga ati ndashaka gufasha uyu muvandimwe wanjye, ndashaka ko tumufasha, kandi umugabo nawe nanone akaba atabishaka, birashoboka ko umugabo yabyanga nawe akabona ari kubangamirwa. Icyakabaye ni uko umugore adakomeza gutsimbarara. Gutsimbarara ntabwo ari byiza, kuko inyungu zihari cyane ni uko ari mwebwe Imana yahuje bwa mbere. Inyungu zihari ni urugo rwanyu bwa mbere. Rero abandi bo ku ruhande baza nyuma, banza wumve ko urugo ari w'Imana irushinze. Rero icyambere banza wumvikane na mugenzi wawe. Sigaho wikwisenyera urugo kubera kuganisha gusenya urugo. Mu gihe ushaka guforosa umugabo atabyemera, cyangwa mu gihe mugabo ushaka guforosa umugore atemera ibyo ushaka gufasha umuryango wawe ku ruhande rwawe akaba atabyemera. Menya reka ko ari umutungo wanyu, n'umutungo w'urugo. Umutungo w'urugo rugomba gukoreshwa neza nk'uko bikwiriye, kuko ni Imana yawubahaye kandi ni Imana yabahuje. Niba muri mu mugambi w'Imana, niba mushaka kubaka urugo rwiza, irinde ibyo ngibyo. Irinde ibyo, ahandi uhuze n'umugabo wawe cyangwa uhuze n'umugore wawe, ku mpande zombi birabareba, mushyire mu biganiro, hanyuma aho mutumvikana mu utegereze. Ubisengere, utegereze Imana, bizakunda. Rwose niko bimeze. Hanyuma ndashaka ngo uze gutanga n'inama tuze gusoza, kuko muri ibi byinshi turimo kuvuga impamvu nuko imiryango myinshi yarenganira ugasanga abantu bagenda bahagirira ibibazo bikomeye. Hanyuma nk'imiryango ikwiye kubaho gute iyo byageze gutyo, cyangwa se umugabo n'umugore bakwiye kubaho gute mu buryo bwiza kugira ngo bubakwe umuryango, sosiyete, bazabyara abana bazima? Urakoze cyane. Hari abajya bavuga ngo urugo rwiza ni nk'ijuru ritoya nyine. Ijuru ritoya, iyo ufite urugo rwiza, iyo umugore ahiriwe n'urugo cyangwa iyo umugabo ahiriwe n'urugo bikagenda neza, umuryango wishimye, aba ari ubuntu bw'Imana. Ubwo rero aba ari ubuntu bw'Imana kugira ngo ingo zacu zibeho neza, zibeho zishimye, zibeho zirinda ayo makimbirane. Hari ibintu byinshi dusabwa, ariko ndavugamo ibi bikeya, ibindi tuzagenda tubiganiraho kuko ikiganiro kirakomeza. Ni ibintu byacu ko duhora tuganira ku byerekeranye no kubaka umuryango. Ariko ikintu cya mbere tugomba gukora, tuzirikane ko tutiremye, twaremwe n'Imana. Kandi mugabo nawe mugore zirikana ko, ndatekereza ko mwahuye kubw'umugambi w'Imana. Byose rero ni Imana yabishatse ko biba, ko muhura. Rero Imana ubwo yabishatse, mukwiriye kugira intego bita gusenga. Gusenga, reka nkubwire unyumva, niba utanasengaga ndabizi ko Imana uyizi, nubwo wanayihakana, iri muri weho, mu mutima wawe, iri mu bwenge bwawe. Tekereza rero ko Imana ariyo itumye uriho uyu munsi, kandi ari Imana ibibayishaho weho n'umugabo nawe mugore. Imana ibabeshaho buri munsi. Rero mushyire Imana imbere mu muryango. Nimumara gushyira Imana imbere, uko muzagenda mutumvikana ku bintu bimwe na bimwe, niko kuko mushyira Imana imbere, niko Imana izagenda ibashakira igisubizo kinyuze muri mwe. Muzabasha gutekereza ikintu runaka ku mpande zombi, mubashe kandi guhuza kuko mwashyize Imana imbere. Ariko hari n'igihe mushyira n'Imana imbere, wenda ukavuga ati yewe ntako ntasenze, kuko dushobora kuba turi kuvuga ibintu biri kubaho n'uyu munsi, abantu bakaba bari guhura nabyo, ntako mutagize, wowe unyumva ukaba uri guhura nabyo rwose. Reka nkubwire rero, niba waragerageje ukaba warasenze, ukaba uri kubona bitari guhinduka, ukaba ntekereza ko niba warasenze cyambere, niba warashyizeho umwanya wo kuganira ukabona ntibiri gukunda, hari ubundi buryo. Nanone hari ubundi buryo, hamwe no gusenga ukihangana,
gusenga, kwihangana ugategereza amasengesho. Mwari muzi ko dusenze tuba dukwiye no gutegereza igisubizo cy'Imana. Tugitegereza ryari rero? Tugitegereza igihe twagisengeye, ariko tukanaganira, hanyuma tukihangana. Tukihangana kuko hariho igihe cy'Imana. Rero nturambirwe, niba koko usenga nturambirwe, tegereza igisubizo cy'Imana. Ikindi, iyo usenga Imana iguhishurirwa, urahishurirwa, ugahishurirwa n'Imana icyo ugomba gukora. Imana ishobora kuguhishurira. Buriya mu muryango tugira n'inshuti. Mu muryango tugira za nshuti twegeze tuvugaho. Mu muryango tugira bababyeyi tugenda twagiye tuvugaho. Rero muri za nshuti zose hari inshuti zitwa inyangamugayo. Burya inshuti zitwa inyangamugayo zishobora kutugira inama kandi nziza zigakoreshwa n'Imana. Tugira imiryango dusengeramo kubasenga. Ubwo ngubwo kubadasenga navuze umuryango uragutse. Ariko no kubasenga tugira aho dusengera. Tugira abapasitoro batuyobora, tugira abapadiri, tugira mu nzego zitandukanye z'amadini n'amatorero, cyangwa se n'inshuti muri rusange mu muryango. Abo ngabo nabo burya habamo inyangamugayo. Ushobora kureba ukavuga uti uyu muntu ibyo ari byo byose ashobora wamusanga ashobora kungira inama, noneho nkabasha kubona icyerekezo. Ibyo ngicyo kuko wasenze, Imana ishobora kuguhereza icyo gitekerezo ikakungura inama. Hanyuma umuryango ukomeza kuba mwiza. Ariko umuryango ubundi urugo ruraganira. Rega urugo ni urw'abantu kuganira hagati y'umugabo n'umugore. Urugo rurabahuza inama. Burya iyo bigiye kugeraho mubwira inshuti namwe byabananiye ubwanyu, biba byabananiye nyine, birumvikana. Ariko nyine nabwo ni uburwari burya kugira uwo ubwira. Ariko mbere ya byose banza ugerageze ubwanyu. Banza ugerageze rwose, banze mwiyubake. Yego. Ariko n'ubundi nanone uruhare rwawe mudamu rurakenewe. Nawe mugabo uruhare rwawe rurakenewe. Muhana umwanya. Birashoboka kubipfira ko mudahana umwanya. Ntago bumva. Mudahana umwanya wo kuganira, mushyireho umwanya w'ibiganiro. Ibindi byose kuko ibintu bituma tutavuga rumwe, rega ntago bizabura mu isi turimo. Birashoboka ko utagira icyo utakumva rimwe na rimwe. Umudamu wawe hari igitekerezo yazana ntucyumve, cyangwa umugabo ukabona hari ibyo ari gukora utabyumva neza. Ariko nimushyiraho umwanya w'ibiganiro rwose, ibyo nta bidasanzwe bizagenda bikemurwa n'ibiganiro. Hereza mugenzi wawe umwanya, na mugenzi wawe guhereza umwanya. Ibindi byose bizakemukira mu biganiro. Kandi witsimbarara, bizagenda neza. Witsimbarara cyane ngo wumve ko ibyo ari byo by'ukuri. Ariwo kamara. Wa mugabo, abagabo bakunda gutsimbarara rero. Abagabo bitewe n'imico tuba twaravutse dusanga ngo umugabo n'umutware, umugabo n'umwugariro, ntawe ubibambuye rwose. Ariko nanone menya neza utari wenyine. Urugo nyine ni babiri. Urugo ni babiri ariko bari umwe mu buryo bw'umwuka. Ni mu buryo bw'umwuka muri umwe. Ariko menya ko wa mudamu wawe nawe afite agaciro, wamubonye afite inshuti, nawe mwahuye n'Imana ufite izindi. Izo nshuti rero mugomba kuzimanaginga binyuze mu biganiro, binyuze mu bwumvikane. Mu kumvikana amahoro agakomeza agasagamba uko bwije uko bukeye. Harimo urakoze cyane. Reka ikiganiro tugisoreza hano. Yego. Bwire abantu ngo nibagire ingo nziza kandi bubake, babyare hungu na kobwa. Kuko iyo abantu birinze amakimbirane, uri kubona ko abantu benshi barimo kugenda bapfa. Abana ngo bishe ba nyina, abana ngo bishe base. Sinzi niba muri kubyumva. Icyo kiganiro ndashaka kugikoraho. Bari kwiyahura, barimo kwiyahura. Hari uherutse kwiyahura neza. Reka tuza kugikora, tuzagikora. Imana rero iguha umugisha kandi amahirwe aze kubana nawe. Reka nongere mbwire abantu soza ngo kora subscribe, kora like, kora share. Ikano tuyizamure. Imana iguhe umugisha. Mwarimu ubutaha uzoje tuganirize. Yego, nzabaganiriza rwose. Birakenewe. Murakoze cyane.